Shuti mudukurikira kuri SFKCNM TV, iyo tubabwira ibijyanye n'imirire, ibyo umuntu wese akwiye kurya kuva ku mubyeyi utegurwa kuzasama kugeza asamye, kuzageza ku musaza n'umukecuru w'imyaka 120 ndetse n'130, impamvu tutanga inama ku mirire, ibyo bakwiye kurya, urugero rwabyo, buri wese akeneye bingana iki ku rugero rungana rute, ikiba kigenderewe murakibona. Impamvu nyamukuru ituma twigisha abantu imirire, ibyo bakwiye kurya kuva ku mubyeyi utegurwa kuzasama kuzageza ku musaza n'umukecuru w'imyaka irenze 120, ni ukubera utwo tuntu mureba, ingirabuzima fatizo. Murumva niryo zina, ingirabuzima fatizo. Murabona uko yigabura kugira ngo ibyare inshyashya. Buri imwe bifite kromozome 46, ariko irigabura ikavamwe ebyiri, buri yose ikajyana kromozome 24 nk'uko mubireba, hanyuma buri yose ikagenda igakura kugeza nanone yujuje za kromozome 46 ikabona gukoreshwa. Wabaza ngo mfite ruhareki kugira ngo ingirabuzima fatizo yamaze kwirema muri buriya buryo mbonye ishobore gukura neza kandi igirira umumaro umubiri mu kujya kubaka umubiri, kujya gusana hasenyutse no kujya kubaka ku bana bagikura. Nta kindi ni ukurya ibyo tuba twababwiye, twabarangiye ku rugero rwabyo, nkuko tubibone no mu myunyu ngugu, nk'umwunyu witwa boron ndetse n'indi myunyu bikorana boron, mu kujya gutuma aka kazi mubonye gashobora. Boron, umunyu wita boron ni umunyu mu by'ukuri umuntu avuze ko utazwi cyane ndetse udakunda no kuvugwa, ntabwo yaba akabije, kubera ko mu mirire ni gake cyane muzumva abantu bavuga uyu munyu witwa boron. Nyamara n'umunyu ukomeye cyane, ufite umumaro munini cyane mu mubiri w'umuntu, nubwo benshi mu bavurisha imirire cyangwa se mu bantu bize iby'imirire badakunda kuwitaho. Ahari ni uko ukenerwa ku rugero rutoya, ntekereza ko ariyo mpamvu ituma batawitaho, ariko ni umunyu ufite umumaro ukomeye, kuko ni umunyu ufasha umubiri mu gutunganya indi myunyu ikomeye ikenerwa no ku rugero runini mu mubiri, ariyo calcium na phosphore, kandi iyo niyo myunyu yubaka amagufa ndetse na magnesium. Birumvikana rero ko kubura k'uyu munyu bishobora gutuma iyubakwa ry'iyo myunyu kugira ngo ihuzwe ijye kubaka aho igomba kubaka ari amagufa n'amenyo, hashobora kuvuka ibibazo. Uyu ni uburwayi buva. None twakwibaza, none se ni uburwayi buva ku kwigabanya nabi kw'ingirabuzima fatizo, hanyuma bikaba byabyara n'amakanseri ahitana abantu, nakora iki kugira ngo ibi bintu bishobore kugenda neza? Usabwa ikintu cyoroshye. Urasabwa ikintu cyoroshye. Izi chromosome ureba ziba zifashe kuri ziriya centrosome, ni ziriya centromere nizo zikurura. Murabibona uko bikorana. Wowe icyo usabwa rero ni igiki? Ni ukorohereza ako kazi, ugaburira umubiri ibyo ukeneye gusa ku rugero rwabyo, ukarinda umubiri ibijya kuwusenya, ukawuha ibijya kuwubaka mu buryo buri bwo.
ubwo rero za vitamini twabigishije, imyunyu ngugu tugiye kubigisha, murabona chromosome nizo z'umutuku, n'amaproteine tuzabigisha, n'amaside amine n'ibindi n'ibinyamasukari, byose bishingiye ku iyi mikorere n'ibindi tugiye kubereka. Ubwo aha niho hifatizo ku ngirabuzima fatizo. Noneho tugiye kongera kubereka n'ibindi bice bikenera ziriya ntungamubiri kugira ngo buri muntu afate umwanya wo gutekereza. Ibi turabikora kugira ngo buri muntu afate umwanya wo gutekereza, avuga tese ko mbonye uko umubiri amabanga uduhishe, ibintu bikorerwa mu ibanga nyamara bikagira ingaruka ku buzima rusange. Njyewe nakora iki kugira ngo ibyo bintu bikorerwa mu ibanga mu mubiri wanjye bishobore gukora neza uko bikwiye? Nta kindi. Ubu bibaye ngombwa ko tubereka ingirabuzima fatizo iyo ariyo ngiye. Aha hagati mureba niho ziriya, niho ADN cyangwa se DNA yihisha. Hano ibirinzwe cyane ni hano, za chromosome ziri kuri ADN ziba zirimo hano muri nucleus. Ibi bice bizengurutse ni amazi ariko arimo ibintu byinshi cyane. Utu tuntu mubona tumeze nk'insinga z'amashanyarazi ni inganda zikora amashanyarazi, ni inganda zikora amashanyarazi akorera mu mubiri wose. Ni ukuvuga ngo buri mukaya wose, buri nyama yose ifite izi nganda nyinshi cyane zikoramo. Yewe no mu ntoki no mu mano izi nganda zibamo. Urumva rero mu bwonko ko ariho zuzuye, murabyumva. Ariko no mu mikaya hose mu mubiri zibamo. Ariko izi nganda zishobora gukora zitabonye ibyo zikoresha. Aka gace k'inyuma mureba kitwa cell membrane, niko gashinzwe kurinda ko hano hatinjiramo ibidakenewe, hinjira gusa ibyahawe uburenganzira. Binyura mu yihe nzira? Ngaho mbaza nkubaza. Nzira binyuramo nta yindi, binyura mu nzira, muzi nzira mureba, izi nzira ngiye inzira giye, urayibona iyi nzira? Mwabaza ngo iyi nzira yitwa ngo iki? Iyi nzira yitwa ngo iki? Ni Golgi apparatus. Izi nzira nizo ziko zitwa Golgi apparatus. Apparatus kubera iki? Kuko zihuza imbere mu ngirabuzima fatizo n'inyuma ibyinjira. Murabona ko biraza bikaza, hari bimwe bibanza kuza hano bikazaza bikaza bikagenda bikagera aho bigomba kugera imbere mu ngirabuzima fatizo. Aya mazi yogamo utu tuntu twose umuntu yagereranya n'isi yose iri mu muntu. Ni ukuvuga ngo isi yose iri mu muntu wese binyuze muri aka kantu bita ingirabuzima fatizo. Uko iyi ngirabuzima fatizo ikora ihuza ibintu byose, niko n'isi ikora ihuza ibintu byose biyirimo. Mu yandi magambo, isi iremeye mu muntu, mu ngirabuzima fatizo. Ibyo ni ibanga. Noneho rero aya mazi yitwa cytoplasm. Ubwo murumva plasma, niba mwibuka cya cyigisho twavuze ku maraso, ni amazi nyine ariko yo mu ngirabuzima fatizo, cyto selire, amazi ari muri selire, ari mu bindi bintu byogamo bitandukanye bigomba gufasha ubuzima gukunda. Hakaba utundi tuntu twitwa vacuoles. Utwo ni utuntu dushinzwe kunyuramo ibyo selire ishaka gusohora hanze, cyangwa iby'ingirabuzima ishaka gusohora hanze ngo bigende bidakenewe gukoreshwa,
nka ya myanda yavuye muzi nganda, tuvuge uru ruganda rukora ingufu rumaze gukora, imyanda ivuyemo igomba gusohoka, inyura rero muri zira vacuums. Hakaba n'utundi tuntu utumureba, utwo twitwa centrioles nkuko twabiberetse mbere, nizo zigenda zigafata kuri chromosome kugira ngo muri make mu rwego rwo kubakopeza tugiye kubabwira ibintu bigize byo bita cell organelles cyangwa se utuntu twinshi turi imbere mu ngirabuzima fatizo dutuma ishobora gukora akazi kayo. Kugira ngo duhine tudatwara umwanya munini, murabona uru ni uruganda rysosome, uruhu agahuhu karinda ingirabuzima fatizo gatuma hatinjira ibibonetse byose, niyo bita cell membrane. Hakaza endoplasmic reticulus, iyi ni inzira zifasha kujya gutwara, zishinzwe supply, ni logistique y'ibikenewe byose kugira ngo buri kintu cyose kijyaho kigomba kujya, ni inzira z'imbere mu ngirabuzima fatizo zorohereza buri kintu cyose aho kigomba kujya kugira ngo kihagere bitakigoye, niyo bita endoplasmic reticulus. Izi nzira murazibona, tukaba twavuze ko hari n'inzira zifasha kwinjiza ibivi inyuma y'ingirabuzima fatizo byinjira imbere, arizo twabonye ko zitwa Golgi apparatus. Ibyo tukaba twabonye ko ari inganda zikora ingufu zikoreshwa mu mubiri wose, muri buri ngirabuzima fatizo. Urabona ko buri ngirabuzima ifite inganda nyinshi. Aka kantu k'imbere mubona kitwa nucleus, ariko akarimo ADN ubwayo kitwa nucleolus. Ako ADN bihishemo kuko ibirinzwe cyane. Hano muri centrosome, hano niho na centrioles ziza gufasha. Izi centrosome nizo zifasha, nicyo gice gishinzwe gufasha ingirabuzima kwigabanya. Igihe igiye kwigabanya, aho ikura ibikoresho ni ahangaha muri centrosome, kuko izi centrioles nkuko mwabibonye nizo zijya gufata kuri chromosome kugira ngo zigabanye. Mu by'ukuri aka ni agace gakomeye cyane mu ngirabuzima fatizo ko gafasha kujya gutuma ingirabuzima yigabanya igakora ishyashya. Noneho hakaza vacuole, nazivuze ko ari uduce umuntu yakwita ko ari puberi zo muri cell cyangwa zo muri ngirabuzima fatizo, aho imyanda ibikwa igomba gusohorwa hanze igihe ivuye muri izi nganda zose twavuze. Tuzagira igihe cyo gusesengura icyigisho kirekire kuri iyi ngirabuzima fatizo, kuko ni icyigisho kirekire. Aha ni incamake gusa kugira ngo tubamenyeshe ngo iyo tubabwiye kugaburira umubiri haba hagenderewe iki, bijya kumara iki, nge mfite ruhareki, nicyo ngicyo. Aka kantu noneho tugiye guhita tubereka ibindi bice by'umubiri imbere bikorera mu ibanga, bikorana naka, bituma tubabwira ibyo tubabwira gukora, kuko uruhare mwe mufite ni uguha umubiri ibyo ukeneye, umubiri ukikorera akazi kawe. Iyo tubabwira ngo umubiri urivura, naha bishingira. Ahangaha izi nganda zidakora, izi nzira ntizikore, izi chromosome ziva hano ziza kwifata ntibigende neza, niho havuka uburwayi bukomeye bushobora no kutavurwa, ahubwo bukavamo urupfu. Ariko
Imana ishimwe kuko yagiteganyije ibintu byose kugira ngo umuntu nabikoresha neza ashobore kugira ubuzima bwiza, nubwo ibibazo bitazabura kuko turi mu isi, ariko nibura umubiri we wo washoboye gukora ibyo ugomba gukora. Niyo mpamvu mubona hari abantu bashobora kuramba bakagera ku myaka myinshi, ni amahirwe baba bagize yuko ibi bice biba bikora neza, bigashobora no kurwanya indwara zibitera. Mu ruhare rero dufite buri wese ni ukugaburira umubiri ibyo ukeneye no kugerageza kuwufasha dukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ibi bikorwa tubona bikenewe cyane bishobore gushyirwa mu ngiro. Iyi ni ishusho rusange urebeye inyuma y'ingirabuzima fatizo. Ubundi gereranywa n'igi. Ushaka kugira ngo urebe ikintu cyitwa ingirabuzima fatizo, uzafata igi uryitegereze. Iriya nayo burya ni cell, ni one cell. Igi ririya rigi ry'inkoko, it's one cell. Uzaryitegereze rizakwigisha. Nurireba neza uzabona ko rizengurutswe n'ibintu by'umweru imbere, ariko hagati hakaba akantu k'umuhondo kariya niko kitwa nucleus. Ririya gi ni isomo ryiza cyane byakubwira icyo bita ingirabuzima fatizo icyo ari cyo. Genda ufata igi uryitegereze uko rimeze, nurangiza urimene witegereze ibiri imbere. Nubwo udashobora kubona udutoya duhishe muri ya mweru, muri ya bimeze nk'amazi, biba bimeze nk'amazi mubona uriya mweru w'igi niwo bita cytoplasm. Uriya muhondo mubona niko kaka niwo witwa nucleus. N'andi magambo ubwo kugira ngo umuntu wese asobanukirwe n'ingirabuzima fatizo ku buryo bworoshye ni ukwigira ku igi ry'inkoko. Kuriya kwigambanya kw'ingirabuzima fatizo bifite izina yitwa mitosis, kuko hari n'ibindi byitwa meiosis byo tutari buvugeho naho bikoreshwa kugira ngo tutajya muri detail nyinshi. Iyo ni mitosis, kwigabanya kw'ingirabuzima fatizo hagamije kubyara izindi nshyashya zijya kurema. Naho meiosis ikoreshwa ikora mu kwigabanya kw'ingirabuzima bigamije kurema umuntu igihe umuntu arimo aremwa. Ubwo ni muri rusange, ubwo muhavuzeho gake. Bya bindi mwagiye mubona kwa kwigabanya mwagiye mubona, ingira ibyiciro binyuramo. Bitangira biri kuri faze yitwa prophase, aho selire iba yuzuye, yarangiza za centrosome na centrioles zigatangira kwinjira kohereza amakuru muri nucleus yuko zikeneye gufata chromosomes. Ayo makuru yatangiye kugeramo nibwo chromosomes zitangira kwigaragaza, ziba ziri muri nucleus, zizengurutse nucleus, zigatangira kwitegura. Iyo zimaze kwitegura, none igikurikiraho za centrioles zihita zitangira kwifixa kuri za chromosome, zikazigabana uko ari 46. None iyo bivuye aho ngaho, murabona hano hari centrioles ni izo hejuru, utudufashe aya maboko, utudufashwe ni chromosome, nizo zifashwe na centrioles. Noneho nanone hasi hakaba izindi centrioles nazo zikurura. Ni ukuvuga ngo centrioles ziba ziri ku mpande zombi, ku mitwe yombi, hepfo no haruguru, kandi buri ruhande ruri bubyare indi ingirabuzima fatizo nshyashya. Iyo bigeze rero ubwo biba biri muri faze yitwa metaphase. Byavuye prophase yarangiye hariya, iyo bitangiye gukurura noneho bijya muri metaphase. Murabona ko biba bitangiye gukurura buri
centrioles iri gukurura. Iyo bitangiye gukurura rero bitangiye kwitandukanya, utwo tuntu dutangiye gutandukana twitwa centromatid. Ni ukuvuga ngo ni twa tupande twa chromosome dutangiye gutandukana, ariko tukitwa centromatid mu gihe birimo bikurura bijya gutandukana ngo bikore selile nshyashya. Iyo bigeze ahantu rero bikurura cyane bigiye gucika, urabona ko centrioles ziba ziri gukurura zishyira, n'izo hasi zigakurura zishyira. Noneho icyo gihe twa tuntu dufashe za chromosome duhita dufata irindi zina zikitwa centromere. Ubwo biba bigeze muri phase ya gatatu yitwa anaphase, aho rwose selile igiye gucikamo kabiri hakavuka inshyashya ebyiri. Noneho iyo bigeze ahantu bigiye gutandukana neza ngo selile zivuke nshyashya, biba bigeze kuri phase yitwa telophase. Iyo phase niho nuclear membrane itangira kwirema kugira ngo selile ibeho inshyashya. Murabona ko yatangiye kwirema hano hejuru muri anaphase, ntabwo byari byakabayeho murabibona, ariko hano byatangiye kwirema kugira ngo selile nshyashya cyangwa ingirabuzima fatizo nshyashya ibeho. Ubwo rero mu kanya nk'ako guhumbya bita hacika bya bindi byari bihuje, hagahita haboneka izo bita daughter cells cyangwa se abavandimwe babiri b'ingirabuzima fatizo bavuye muri imwe. Noneho nibwo buri yose itangira gukura. Murabona ko ifite ku mutwe umwe, buri yose ifite za centrosome na centrioles ku mutwe kuri extreme. Yakuruye ijyana hejuru ifite kuri extreme yo hejuru, yakuruye ijyana hasi ifite kuri extreme yo hasi, ariko zose birangira zikuze kimwe, zikajya gukora akazi kamwe, zikajya kubaka cyangwa zikajya gusana aho bikenewe. Aka gace k'imikorere kuko ibikenewe mu ngirabuzima fatizo byinjiramo nuko bisohokamo tuzabisobanura mu gihe cyabyo, turi kuvuga ku cyigisho cy'ingirabuzima fatizo ubwacyo mu buryo burambuye. Tugarutse kubereka uko ibyo tumaze gusobanura bikora, tegereze neza mukurikije ibyo tumaze kubabwira. Ya myunyu ngugu rero turi buvugeho, kuko iki cyigisho kirakurikirwa n'icyo kubabwira akazi imyunyu ngugu ikora mu mibiri yacu. Ahita usobanukirwa uruhare ufite kugira ngo iyo myunyu ngugu ube uyifite, na ya mavitamini twigisha ube uyafite, na proteine tuzazigisha kugira ngo ube uzifite ku rugero rwazo, ndetse n'ibinyamasukari ube ubifite ku rugero rwabyo. Buri kintu cyose ku rugero rwacyo bitewe n'icyo ushaka gufasha umubiri wawe. Hari ibyo utashobora guhindura, ntabwo wajya guhindura ADN yawe ngo wihe iyindi, ariko hari ibyo wahindura. Imikorere y'ingirabuzima fatizo yawe, kuyiha umurongo mwiza kugira ngo utarwara, bikakugeza naho ubura ubuzima. Ibyo bifiteho uburenganzira binyuze mu zihe nzira? Kurikiza inama tuguha muri ibi byigisho. Nyuma y'iki cyigisho turabaha ikindi cyigisho kivuga ku mikorere y'imyunyu ngugu, kubera ko igira uruhare rukomeye muri aka kazi. Niyo mpamvu twabanje kugira ngo tubanze tubereke ibi, noneho nyuma mubone kwiga imyunyu ngugu ariko muzi umumaro, kuko kuyivuga gusa umuntu atarekana muri pratique aho ikora byasa nkaho ari ugucurangira abahetsi. Ariko umuntu wumvise neza
iki cyigisho biramufasha cyane gusobanukirwa n'ibyigisho bikurikiyeho nicyo bimaze. Byaba ari amakosa kubereka ingirabuzima fatizo uko ikora bikarangira tutaberetse iyi lymphatic system nayo uko ikora. Murabona ko inzira ni kimwe. Uko muri za ngirabuzima fatizo mwabonye hari ibyinjira, murabona ko no muri lymphatic system niko bimeze, bikora kimwe. Hari ibyinjira, hari n'ibisohoka. Ni ukuvuga ngo mu mubiri w'umuntu ugizwe n'ibyinjira n'ibisohoka. Ibyinjira biba bigiye gukora iki? Ibisohoka byo biba bigiye he? Ibyo tuzabisobanura tugiye dusobanura igice ku kindi, ariko nk'uko mubibona, urabona ko muri icyo gice akangaka niko bita ganglion. Ganglion cyangwa se umuntu yakita mu Kinyarwanda ni nk'intakara. Intakara twa tuntu mujya mukoraho, wakora mu ntantu ukumva utuntu tubyimbye tumeze nk'utubuye, wakora ku ijosi ukumva utuntu tubyimbye tumeze nk'utubuye, wakora ku muhogo, hafi y'umuhogo munsi y'ugutwi ukumva utuntu tumeze nk'utubuye, wakora mu maha cyangwa hano hafi y'amabere ukumva utuntu tumeze nk'utubuye. Izo ni intakara. Ni amapfundo anyuramo abasirikare n'ibyo agomba kwiciramo, ni ukuvuga yaba ari mikorobe cyangwa amavirusi ndetse n'ibinure n'ibindi bintu bitari ngombwa umubiri udashaka gutunga, bigomba gusohoka, bitunganyirizwa cyangwa bishwanyagurizwa muri utwo tuntu. Gusa hari indi nyama ishinzwe gukora ako kazi, niyo bita spleen cyangwa se impindura, nayo ikorerwa muri ako kazi ko gucagagura ibintu byose, yaba amakanseri, yaba imyanda y'ibinure, yaba imyanda y'amasukari, yaba abanzi b'umubiri, ni amavirusi, amabakteri ndetse na fungi, byose naho birwanyirizwa kugira ngo bidakwira umubiri. Ariko twibukiranye ko ibyo bibikora ni ingirabuzima fatizo zitwa natural killer cells. Iyo zibita CD8 na CD32. CD4 zo murazimenyereye ko ari ingirabuzima z'umweru, fatizo z'umweru zishinzwe gutanga amakuru kugira ngo abarwanyi bakomeye batabara umubiri. Ibyo tuzabivuga aha, ni ukubaha ishusho rusange kugira ngo bibatera amatsiko yo gukurikira ibyigisho, mwe kugira ngo ni ukubatesha umwanya wanyu, ahubwo tubereke ukuri kw'ipfundo ry'ibyigisho tubafitiye, cyane cyane kubereka ibikorerwa mu mubiri muba mutazi ariko bikagira ingaruka igihe havutse uburwayi. Iyo ni ya nyama yitwa spleen cyangwa se impindura, ikorerwamo akazi gakomeye ko kwica amavirusi, amabakteri, amafangayi n'amakanseri, no gushwanyaguza ibinure biba byaragiye mu mubiri mu buryo butari bwo cyangwa byarahasaziye, ndetse n'amasukari. Ibyo byose biba byahindutse imyanda, ni hariya bishwanyagurizwa. N'ingirabuzima fatizo z'umutuku iyo zagize ibibazo ni hariya zishwanyagurizwa. Niyo mpamvu abantu bakunda kugira icyo bita igisyo. Iyo umuntu arwaye igisyo, niyo nyama iba yabyimye, babyita splenomegaly. Ni ukubyimba kw'iriya nyama, ariko uretse ko habaho na splenomegaly, iyo iyi nyama ibonye birambiye ihereza n'umwijima, n'umwijima nawo ukabyimba. Ariko akenshi biba byaturutse kuri iyi nyama ya spleen, niyo yitirirwa splenomegaly.
splenomegaly ni ukuvuga ngo ni ukubyimba cyangwa kwiyongera mu bunini mu buryo butasanzwe, ari ukurwara kw'iyi nyama yitwa spleen. Ahantu iyi nyama iherereye murahabona, nubwo lymphatic system tutarayigisha, tuzayibigisha, ni ibumoso munsi y'umutima, ariko nanone hejuru ya pancreas. Pancreas iba hano, umutima uba hano hejuru, yiri hagati hano. Niyo rero iza no muri iyi miyoboro. Utu tuntu mubona tumeze nk'amapfundo niko twatundi twaberetse za ganglion cyangwa se za ntakara zishinzwe ni nk'inganda zishinzwe gusenyeramo ibyangiza umubiri mbere yuko aya mazi ajya mu mutima. Izi nganda zibanza gukora akazi ko gusenya ibitagomba kongera gukomeza kugenda mu mubiri. Izi nizo nganda murabona aho zikwirakwiye hose. Nshuti zacu, tugarutse aho twatangiye turi gusoza iki cyigisho kibakumbuza kugira ngo igihe tubabwira intungamubiri mumenye icyo biba bisobanuye. Ni inkunga uhaye umubiri wawe kugira ngo ishobore gukora wowe ibyo utashobora kuwukorera, kandi nawe iyo ubikoze ni ku nyungu zawe, ni ukugira ngo ugire amagara mazima. Inyunganiramirire n'ibiryo turabazirikana. Niyo mpamvu dufata n'umwanya tugategura n'ibi byigisho bigamije kubatungira urutoki aho amabanga yose ahishwe kugira ngo ugire ubuzima buzira umuze. Nahawe gukurikira SRF TV gahunda zose, ukajya uhitamo izo uri burebe mu gihe ufite umwanya, ariko ikigenderewe ari ukugira ngo ugire amagara mazima n'abawe. Abantu bazima bashobora gukora bakiteza imbere n'igihugu kigatera imbere. Murakoze cyane. Reka dukomeze gahunda nakagaruka. Turabakunda. Nshuti zacu, nk'uko mudukurikira buri munsi kuri uru rubuga, twongeye gushimishwa cyane no kongera guhura namwe tubagezaho iki cyigisho kijyanye n'imyunyu ngugu. Ariko mu gutangira, nk'uko twabibijeje, tugenda tunyuzamo ahantu nyaburanga twabahitiyemo twumva muri burebe hakabatera kunezerwa. Ni muri urwo rwego aya mashusho muri kuyabona kugira ngo abafashe kurushaho kuryoherwa n'icyigisho tugiye kwiga. Icyigisho cyacu cy'uyu munsi kiravuga ku bijyanye n'imyunyu ngugu. Imyunyu ngugu ni iki? Imaze iki? Ikora ite? Iva he? Ibaye myinshi bigenda bite? Iyo ibuze mu mubiri cyane nabyo bigenda bite? Kuko twabibabwiye, turi hano kubera mwe. Niyo mpamvu tugomba kubabwira ikintu cyose twumva gifite umumaro kugira ngo gishobore gufasha mu kubungabunga ubuzima. Ni muri urwo rwego rero tugiye gutangira tubabwira imyunyu ngugu duhereye ku munyu bita boron. Umunyu bita boron ni umunyu mu by'ukuri umuntu avuze ko utazwi cyane ndetse udakunda no kuvugwa, ntabwo yaba akabije, kubera ko mu mirire ni gake cyane muzumva abantu bavuga uyu munyu witwa boron. Nyamara ni umunyu ukomeye cyane, ufite umumaro munini cyane mu mubiri w'umuntu, nubwo benshi mu bavurisha imirire cyangwa se mu bantu bize iby'imirire badakunda kuwitaho. Ahari ni uko ukenerwa ku rugero rutoya,
ntekereza ko ariyo mpamvu ituma batawitaho, ariko ni umunyu ufite umumaro ukomeye, kuko ni umunyu ufasha umubiri mu gutunganya indi myunyu ikomeye ikenerwa no ku rugero runini mu mubiri, ariyo calcium na phosphore, kandi iyo niyo myunyu yubaka amagufa ndetse na magnesium. Birumvikana rero ko kubura k'uyu munyu bishobora gutuma iyubakwa ry'iyo myunyu kugira ngo ihuzwe ijye kubaka aho igomba kubaka ari amagufa n'amenyo, hashobora kuvuka ibibazo. Uyu munyu ufite n'undi mumaro ukomeye, ufite akazi ko gufasha mu kugenzura uko ingirabuzima fatizo zikura. Ingirabuzima twababwiye ko nazo zirasaza hakavuka izindi kandi zigakura. Uko zivuka twarabibabwiye, nubwo tuzagira igihe cyo gusobanura icyigisho cy'ingirabuzima fatizo ubwacyo by'umwihariko. Ariko uyu munyu witwa boron niwo ufasha mu gutuma ingirabuzima fatizo zakozwe zikura neza ndetse no kwigabanya. Zikigabanya mu buryo buri bwo, ntizigabanye impusane. Ubwo kwigabanya impusane tuzabibabwira turi kwereka ingirabuzima fatizo uko zikora, kuko buri ngirabuzima iyo yisaturamo kabiri agomba kugenda chromosome 23 kuri buri ruhande. Abo bavandimwe babiri zo bita daughter cells, buri yose ikajyana chromosome 23. Kubw'ibyo rero bigatuma izo ngirabuzima mu kwigabanya ziba zitunganye igihe buri yose yajyanye uruhare ikwiye kujyana kugira ngo itangire ikure, izakora izindi kugeza ubwo nayo ikura ikagera chromosome 46. Kugira rero ngo izo ngirabuzima zishobore gukura neza kandi ntizigire ibibazo byo kugira ubusembwa, uyu munyu ubigiramo uruhare runini cyane. Ko hari igihe zigabanya neza ariko mu gukura zikagira ubusembwa. Akenshi rero uyu munyu wifitemo uruhare mu kubura kwawo, mu gutuma ubwo busembwa bubaho. Aho rero uyu munyu uboneka ni mu mbuto no mu mboga, niho uboneka cyane, ariko cyane cyane mu mbuto za pomme ndetse n'izitwa poire, nazo zimeze nka pomme ariko zo zifite forme nk'iy'igicuma, ndetse ikaboneka no muri karoti no muri kokombure. Ibyo nibyo bintu by'ingenzi cyane bibonekamo uyu munyu wa boron. Kutawubona bishobora gutuma umuntu agira ibibazo bikomeye birimo no kurwara mu ngingo ndetse n'amagufa. Umuntu ikigero gikenerwa kuri buri muntu ntabwo ikenerwa ku rugero runini, ariko miligarama 2 nizo zikenerwa ku bantu bakuru no ku bana ku rugero. Boron ikenerwa ku rugero rwa miligarama 2 haba ku bana haba no ku bantu bakuru, kandi ikaba igomba kuboneka muri biriya twavuze mu mboga n'imbuto twavuze. Iyo ibuze ku buryo bukabije, ni ukuvuga ngo wa muntu utajya zifata na rimwe, ikagira ubwibura ku buryo bukabije, hashobora kuvuka ikibazo cyo kwirema kw'ibibyimba mu mubiri ndetse na za kyste. Ubwo iyo bavuze kyste, hari za kyste zo mu mpyiko, hari kyste zo mu mwijima, hari kyste zo muri ovaries, cyangwa kyste zo muri mu myanya y'uburumbukiro y'abagore ndetse n'iy'abagabo.
mu dusabo tw'intanga tw'abagabo ashobora kuzamo izo kyste bitewe no kubura kuriya munyu ku buryo bukabije. Niyo mpamvu kenshi iyo tubabwira ibi byigisho tubatungira agatoki tuti nyabuneka gerageza ibishoboka byose ikintu gifasha umubiri mu buryo bushoboka bwose gikorwe. Ubwo rero murumva ko uko kwirema kw'ibibyimba hari abantu bagira za kyste muri za ovaries, abandi bakagira kyste muri za testicule, ariko ntibamenye ko uwo munyu ushobora kubigiramo uruhare gutuma izo kyste zirema. Ikindi nuko ashobora kugira n'ibindi bibazo by'ingirabuzima fatizo zikora nabi mu mubiri ku buryo ashobora kugeraho hakagira n'ahantu hirema ibintu bidasanzwe mu mubiri w'umuntu bitewe n'uko ingirabuzima mu kwirema nyine mu gukura zabayemo ikibazo kubera kubura kuriya munyu ushinzwe gutunganya ikura ry'ingirabuzima fatizo. Iyo ibuze ku buryo bukabije nibyo bibazo bivuka, ariko iyo irengeje kurenza kuri miligarama 100 ku munsi, umuntu aramutse arya miligarama zirenze 100 ku munsi akabikora igihe kirekire, nabyo bishobora gutera ikindi kibazo. Bishobora gutera ubusembwa mu maraso, hakagaragara ko harimo ibintu bimeze nko kwiroga k'umubiri kubera ko habayeho umurengera, ariko murumva ni miligarama 100. Ubwo ni ukuvuga ni nk'umuntu ateruye nk'igitebo cya kokombure akakirya akarya n'igitebo cya pome, niwe wagera kuri zira rugero, hejuru ya rura rugero. Keretse ari z'umuntu arya gusa nta bindi birya arya kandi akazirya buri munsi, nibwo yagira kiriya kibazo. Mu yandi magambo ni gakeya cyane iriya toxicity ya boron yabaho kubera ko n'ubundi ntaba birya ku rugero runini nk'urwo ngurwo. Tugiye ku munyu ukurikiyeho rero turareba kuri calcium. Mpamvu calcium ije ari nimero ya 2 kandi boron ari nto igaragara ikenerwa ku mubare muto, ibyo bintu twabisobanuye. Twasobanuye ko impamvu calcium ije ku mubare wa 2 nuko boron ari igenzura ikoreshwa rya calcium kugira ngo ihure na phosphore ndetse na magnesium. Calcium rero nayo ni umunyu ukenerwa ku rugero runini cyane ndetse ugereranya na boron, nta naho bihuriye. Ndetse ibitabo bimwe bivuga ko calcium umuntu wese agira hafi 1 kilo mu mubiri we cya calcium. Bivuga ngo ku biro umuntu afite haba harimo 1 kilo kimwe cya calcium ku muntu mukuru. Ubwo murumva ko calcium ni wo munyu ukenerwa ku rugero runini cyane ugereranyije n'indi myunyu yose. Ikora iki rero? Calcium ni wo munyu ukenewe cyane w'ingenzi mu gutuma amagufa yubakwa ndetse no gutuma umutima ukora neza. Kugira ngo umutima ushobore gukora neza nuko calcium biri ku rugero rwiza, ariko igatuma n'imikaya yo mu mubiri w'umuntu ishobora gukora neza mu buryo bwayo.
yagenewe. Kuvuga ngo hari ugukweduka kw'imikaya, ari ukwitera, ari no kumanuka igihe cyose umuntu akoresha umubiri. Iyo calcium iri ku rugero rwiza birakunda. Ifasha nanone mu gutuma, mu gufasha amaraso igihe bibaye ngombwa ko afatana, yenda habayeho gukomereka. Ni kuvuga ngo calcium ifite uruhare mu gutuma amaraso avura igihe bibaye ngombwa. Kandi nanone igafasha mu gutunganya kw'ibiribwa mu rwungano ngogozi. Iyo calcium itari ku rugero rwiza, igogora ry'ibiribwa rishobora kugorana cyangwa rikabamwe ibibazo. Ikindi, calcium niyo itanga gahunda mu ikorwa, mu iremwa ry'umwana uri kuremwa mu nda ya nyina, ndetse n'umuvuduko umwana akuriraho. Calcium ni ibiha umurongo. Ikindi, calcium ifasha mu kwihutisha gukira kw'ahakomeretse mu mubiri, cyane cyane gukira kw'amagufa iyo yakomeretse, ndetse n'imikaya, kuko ifatanya n'izindi ntungamubiri mu gufasha gukira kw'ahantu hagize igikomere, cyane cyane amagufa. Birumvikana calcium rero iboneka mu biki. Ubundi calcium iboneka cyane mu mata n'ibikomoka ku mata, yaba amata y'inka n'amata yandi matungo yemerewe kunywebwa amata. Ubwo harimo ingamiya, ndetse hakaba n'intama n'ihene. Ayo mata yose abamo calcium, ndetse iyi calcium ikaboneka no mu mata akomoka ku bimera, amata ya almonds ndetse na coconuts. Aho naho habonekamo calcium ihagije, n'amata ya sesame ku bashobora kuyakora. Ikaba iboneka no mu mboga z'icyatsi kibisi kijimye, cyane cyane hari imboga twababwiye, n'ubungiye kuzisubiramo nubwo mutazibona ku nyandiko hariya. Harimo plantagomeja ariyo bita imbatabata, harimo igisura, ndetse hakaba na alfalfa. Izo ni zimwe mu mboga na za spinach nababwira zibonekamo calcium ku bwinshi, ariko imbatabata ikaba izirusha zose. Ikaba iboneka no mu mpeke nka mustard seeds, ikaboneka no muri coconuts, ya nyama ya coconuts ya imwe y'umweru. Coconuts zumishije zibamo calcium nyinshi, ubwo nuva ifu yazo. Ndetse ikaboneka no mu buro, bwa buro bw'umweru ibonekamo nyinshi, ndetse n'ibinyamavuta byitwa almonds, nkuko nabivuze ko n'ubundi n'amata yazo abonekamo calcium. Urugero, umuntu akenera, umuntu mukuru akenera miligarama 400 ku munsi. Umwana agakenera miligarama 600 kuko abakura. Umwana akenera miligarama 600 kuko aba akura. Birumvikana rero ko umugore utwite n'uwonsa washobora gukenera nyinshi kuko abakeneye iz'umwana nize. Icyo kigomba kumvikana neza. Umugore utwite n'uwonsa bakenera calcium nyinshi kurenza umugabo, kuko we baba bari kugaburira abantu babiri. 400 ye na 600 y'umwana.
nuko bigomba kugenda ku mugore utwite n'uwonsa. Iyo ibuze ku rugero rukabije havuka bibazo ki? Haba impinduka mu magufa, mu mikaya, ndetse umuntu akumva nta gutuza mu mubiri guhari, ugasanga inyama zihora zititira. Ni stress, ntabwo ari stress, nuko hari habayemo erreur, ariko ni stress. Noneho umuntu agahora afite umunaniro udasobanutse, agahora ananiwe buri gihe, ndetse umuntu akagira n'ubunebwe akumva nta kintu na kimwe yakora. Ibyo ngibyo ni ingaruka za calcium. Niyo mpamvu nk'umwana uyibuze ku buryo bukabije ashobora kumva yakiryamira gusa ntagire ikintu akora, ndetse no kumva mu mutwe natameze neza, agahorana akagira ibintu by'ibiruru, kubera ko calcium aba ari nkeya mu mubiri, kuko hari ibyifasha mu gutunganya. Ndetse umuntu akagira no mu mutwe imikorere y'ubwonko ikagenda nabi, amagufa akavunika ubusa, akavungagurika ubusa, amenyo agacukuka, umutima ugakubitagura cyane. Babandi bakunda kugira umutima ukubitagura cyane cyane b'abagore bageze mu gihe cya menopause, bakwiye kujya bapimisha na calcium bakareba niba itari ku rugero rwo hasi, nyuma yo kureba ibindi bizamini byose, kugira ngo barebe ko nayo itaba nyirabayazana wo gutuma umutima ukubitagura cyane. Ndetse imikaya ikazamo ibinya, umuntu agakunda kugira ibinya mu buryo budasobanutse, abantu bakabura ibitotsi, ndetse umuntu akagira uburakari bwihuse kandi budafite impamvu. Ubwo rero abantu bagira ibyo bibazo baba bakwiye gupimisha na calcium bakareba ko itaba ari nyirabayazana w'ibyo bibazo, nubwo ibi bitera bishobora kuba byinshi. Iyo ibaye nyinshi mu mubiri, noneho havuka kibazo ki? Ibaye umurengera havuka icyo bita hypercalcemia, hypercalcemia. Ariko twibukiranye ko hari akenshi uyu munyu ufite umusemburo ugenzura ukorwa n'imvubura yitwa parathyroïde. N'utuvubura dutoya turi kuri thyroïde dukora ibyo bita parathormone, aribyo bita calcitonine. Umusemburo witwa calcitonine witwa parathormone bikorwa n'izo parathyroïde. N'utuvubura duto turi hejuru, turi ku mpande za thyroïde, nitwo dukora umusemburo wa calcitonine ijya gukontorora calcium kugira ngo itaba nyinshi mu maraso. Ubwo rero yibaye nyinshi cyane ibyo bita hypercalcemia, kandi nabyo biba ari bibi kuko bishobora gutuma umubiri udakora neza. Tugiye ku munyu witwa chlorine. Chlorine ni umunyu mu by'ukuri nawo ukenewe mu mubiri kuko ufite umumaro ukora. Turareba naho aho uturuka, ariko ndagira ngo mbabwire ko n'umunyu uboneka no mu munyu turya wa buri munsi. Uyu munyu ni ingenzi cyane mu gutuma umwuka wa carbone, wa dioxide de carbone, ushobora gukwirakwira mu mubiri aho ukenewe, kuko nawe urakenewe. Ndetse uyu munyu niwo ufasha imvubura gukora imisemburo.
isuka kugira ngo imvubura zikora imisemburo isuka mu buryo bwiza. Uyu munyu ubigiramo uruhare. Uyu munyu ufasha mu kugenzura aside na baze mu mubiri mu maraso y'umuntu. Ni ukuvuga ngo ukarinda yuko umubiri wuzuramo uburozi bwo kwiroga ubwawo bitewe nuko habayemo aside nyinshi cyangwa se habayemo alkaline nyinshi. Iyi chlorine ni ikora ko kazi ko kurinda yuko umubiri wajya muri aside cyangwa se ukajya muri alkaline cyane, ahubwo ukajya kuri bikajya muri balance. Niyo mpamvu akenshi iyi chlorine igendana na sodium, ko sodium ni base na chlorine na acide. Ni ukuvuga ngo nijya kubalansa kugira ngo hatavuka icyo kibazo nyine cya imbalance bigatuma umubiri wiroga bikabyara uburwayi. Ibintu uyu munyu ubonekamo birumvikana, uyu munyu wo mu gikoni ni wibanze, ukaboneka no mu ngano zitwa bare, no mu ngano zisanzwe, ndetse no mu bindi binyampeke, ndetse ukaboneka no mu binyamaproteine byumye. Ubwo ni ukuvuga hari soya, hari ibishyimbo, ndetse hakaba na rantiye n'amashaza. Kaboneka no mu mboga z'icyatsi kibisi ndetse no mu mbuto. Ikigero gikenerwa ku muntu mukuru ni miligarama 300 kugeza kuri miligarama 900 ku munsi. Ku mwana muto ni ikigero miligarama 160 kugeza kuri 500, kuko abana bararutana mu bigero kuva ku mwana muto kugeza ku mwana utaragera mu bugimbi, kuko ingimbi zo zibarwa nk'abantu bakuru mu mirire. Iyo ibuze ku rugero rukabije rwo hasi cyane, habaho gushyuha kudasanzwe mu mubiri, ndetse uko gushyuha kugaherekezwa n'ibinya. Ahantu hagashyuha hakazamwo ibinya, umusatsi ugapfuka, amenyo akagira ibibazo by'uburwayi bukomeye, igogora rigakora nabi, ndetse n'amazi yo mu mubiri agakora nabi. Hakaba ubwo umuntu abyimbagana, hakaba ubwo umuntu yumagara, so bikagenda bibisikana bitewe nuko uyu munyu wabuze mu mubiri. Hakaba ubwo umuntu agira gutya akabyimbagana kubera ko sodium yabaye nyinshi, chlorine iri hasi. Mu by'ukuri ni umwe mu myunyu ifasha kugenzura ikoreshwa ry'amazi mu mubiri. Iyo ubaye mwinshi cyane mu mubiri, ushobora gutera ibibazo, ndetse imyotsi ya chlorine iyo umuntu ayihumetse ahantu ibiri ishobora kuba uburozi mu mubiri w'umuntu, kuko iba arimo chlorine nyinshi cyane. Nk'inganda zikoresha chlorine muri produit bakoresha, iyo umuntu ahumetse umwotsi wayo kuko burimo chlorine nyinshi cyane, ishobora guhinduka uburozi mu maraso y'umuntu. Tugeze ku munyu witwa CHROMIUM. Umunyu wa CHROMIUM ni umunyu nawo ukenerwa ku rugero ruto, ariko ufite umumaro ukomeye cyane mu mubiri. Ni ingenzi cyane mu gufasha mu itunganywa n'ikoreshwa ry'ibinyamasukari mu mubiri ndetse n'amavuta.
nabibutsa ko umunyu wa chromium ni ukoresha izinga ryitwa islet of Langerhans, igice gikora imisemburo itunganya ijya gutunganya amasukari bita insuline ndetse na glycagon. Icyo gice kiri muri pancreas cyangwa se mu rwagashya gishinzwe gukora iyo misemburo, ajyo bitiriye ngo ni izinga ry'uwitwa Langerhans, ni umugabo niwe wavumbuye ako kantu. Uyu munyu wa chromium ugira uruhare mu gutuma iryo zinga rikora iyo misemburo ku rugero rwiza rwanyarwo rukenewe. Uyu munyu ni ufasha mu gutuma insuline, umusemburo wa insuline ukoreshwa neza mu mubiri, umubiri ukawukoresha neza, ntihabe icyo bita insulin resistance. Uyu munyu ni utwara proteine aho zikenewe ndetse ugafasha no mu gukura, andi magambo mu gukura no gusana. Gukubana no gukura, ku bantu bakuru no gusana. Iyo chromium ibuze, izo nshingano zirapfuba, hakavuka ibibazo. Kandi nkabibutsa ko kimwe mu bintu byica chromium mu mubiri w'umuntu harimo acide cyanure iva mu myumbati, ikava mu isombe, ikaba ndetse no mu ntoryi no mu mashu amwe namwe. Kubw'ibyo rero hari ibyo kurya abantu bakwiye kujya barya babyitondeye kugira ngo bitagira ibindi byangiza, nubwo nabyo biba bikenewe ku rugero rwabyo. Imyumbati, ubugari, isombe, intoryi, ibyo bintu bibamo acide cyanure kandi yica uyu munyu wa chromium ndetse n'indi myunyu turi buvuge nayo, iyo bita imyunyu y'intege nke ariko ikenewe cyane. Ubwo mwiyo myunyu nyivugire rimwe ni chromium, selenium, manganese, na iode. Iyo myunyu acide cyanure irayica, bigatuma iba mikeya cyane kandi bikajyana n'ingaruka zo kwibura mu mubiri, nubwo waburya ibyo iyo myunyu ibonekamo, ariko ishobora kuba mikeya cyangwa ikanabura rwose iyo acide yayishe. Urugero rukenerwa kuri uyu munyu wa chromium mu mubiri w'umuntu kurya buri munsi, ku muntu mukuru ni miligarama 50 kugeza kuri 200 ku munsi, ku mwana ni miligarama 20 kugeza kuri 200 ku munsi. Iyo ibuze ku rugero rubi cyane rukomeye, dore ibintu bikurikira. Isukari ya glucose ntabwo ikoreshwa neza, umuntu agira bita glucose intolerance. Umuntu arya ibyo kurya birimo bishobora gutanga isukari nyine imbaraga, umubiri ntuyihanganire, ahubwo bigasa nkaho bihindutse ikibazo mu mubiri. Ndetse kubura kwayo bituma imitsi y'imijyana yumagara ikagagara. Icyo gihe ndetse ikindi kibazo kivuka ni uko proteine zikoreshwa nabi mu mubiri ndetse n'imbaraga umubiri ukenera ntiziboneke niyo umuntu yaba arya ibyo zirimo, kubera ko uyu munyu wagombaga kubifasha ntawuhari. Iyo irengeje urugero ku buryo bukabije,
ishobora gutuma abantu barwara, uwifite ku rugero rukabije cyane rurenze ashobora kurwara uburima, ndetse ishobora no kurwara kansa y'ibihaha. Umunyu ukurikiyeho tugiye kuvuga ni umunyu witwa kopa cyangwa se umuringa. Niwo munyu tugiye kuvugaho muri uyu mwanya, ariko ntabwo tuvugaho nk'icyuma ngo tujye muri details z'ubushakashatsi yakozweho muri ibi bihe bya covid kuva muri 2020 bashaka uburyo bayikoresha mu kurwanya amavirusi cyane cyane mu bitaro ndetse no kuvura ibisebe bidakira byigize ndanze. Ntabwo ari byo turi buvugeho muri iki cyigisho, kuko hari ababisabye ngo tuzayivugeho, tuzagira igihe cyo kuyivugaho nk'icyuma, ariko tugiye kuyivugaho nk'umunyu kuko twavuze ku yindi myunyu, kugira ngo abakunzi bacu batatangira kubaza ngo ese ko wavuze umuringa ntusobanure byinshi kuri wo. Niyo mpamvu tugiye kuvuga nk'umunyu mu yindi myunyu yose umubiri ukenera, ntago turayivuga nk'icyuma. Ngira ngo icyo kirasobanutse kandi mu buryo bwumvikana rwose. Ubwo rero ubwo tumaze kumvikana yuko tugiye kuvuga umuringa nk'umunyu, ndizera ndashidikanya ko ababajije ikibazo cyo kugira ngo tuzasobanure umuringa nk'icyuma baratwihanganira kuko tutari bubisobanure mu iki cyigisho, kandi murakoze kubyakira gutyo. Umuringa ni umunyu nk'iyindi yose nawo umubiri ukenera kandi ufite umumaro ukomeye mu mubiri w'umuntu. Ufasha mu gutuma umubiri bifasha mu gutuma umubiri uhindura umunyu w'ubutare mo hemoglobine cyangwa se proteine ishinzwe gutwara umwuka wa oxygene. Ni ituma umunyu w'ubutare wihuza n'izindi ngirabuzima z'umubiri, noneho bigakora hemoglobine, proteine iba mu maraso mu nsoro z'umutuku ishinzwe gutwara cyangwa se kwemerera umwuka wa oxygene kugenda mu maraso, kuko niyo wisunga izo proteine. Iyi kopa niyo yongerera imbaraga mu gukura kw'insoro z'umutuku mu mubiri w'umuntu. Andi magambo, iyo insoro z'umutuku zimaze gukorwa mu mwijima, uko twabibabwiye, zivuye ku ngirabuzima fatizo ziba zakorewe mu magufa, zikicamwo ibice, uduce tukaza gukora insoro z'umutuku mu mwijima. Uyu munyu w'umuringa niwo utuma izo nsoro zikura neza, insoro z'umutuku. Noneho rero kandi uyu munyu w'umuringa ni ingenzi cyane mu mubiri gutuma vitamini C ikoreshwa neza mu mubiri, cyane cyane mu gutuma uruhu rugira ubuzima bwiza rutanarwaragurika, ndetse igafasha n'uruhu gukira indwara ifatanyije na vitamini C.
nandi magambo ubwo niyo mpamvu kopa ikoreshwa no mu kuvura ibisebe byananiranye kuko ikorana na vitamine C bigafasha uruhu gukira vuba no kugira ubuzima bwiza. Si ibyo gusa, kopa ifite byinshi ikora, ariko tuzabivuga turi kuvuga kuri kopa nk'icyuma, twagarukira hanga kopa nk'umunyu. Ibintu ibonekamo ni mu mafi, ni mu bihumyo, ndetse ikaboneka no mu bibabi bimwe na bimwe, nuts hafi ya zose, ni ukuvuga muri walnuts, Brazil nuts uretse ko itarimo nyinshi, cashew nuts, ndetse no mu bunyobwa kopa ibamo nyinshi, ariko cyane cyane mu bihumyo niho kopa ishobora kuboneka nyinshi cyane. Umuntu akenera miligarama 2, umukuru akenera miligarama 2 ku munsi, buri munsi, turutse muri biriya biribwa. Umwana agakenera 0.5 by'ijana kugera kuri 0.1 cya miligarama. Abana bo bakenera kopa nke cyane. Iyo ibuze ku rugero rukabije mu mubiri w'umuntu, umuntu agira intege nke, umubiri ugira intege nke, igogora rigakora nabi, ndetse no guhumeka akavuka ibibazo mu buhumekero, umuntu agahumeka ku buryo bugoranye, akaba yabura n'umwuka. Kandi nta bundi burwayi butuma buri umwuka, ari uwo munyu gusa wabuze ku buryo bukabije. Iyo irengeje cyane ikagira urugero rwo hejuru cyane, ariko mbibutse ko kopa kugira ngo itaba nyinshi cyane mu mubiri, zinc ni iyigenzura. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu arya ibintu birimo zinc ihagije nk'uko turi buyibone, ntago kopa igera igihe ikora ihinduka uburozi. Ariko umuntu afashe ibintu birimo umuringa mwinshi, nta zinc afata, byanze bikunze bihita bibyara uburozi mu mubiri. N'abantu bambaye kopa ku mubiri baba basabwa kurya ibintu birimo zinc nyinshi, kugira ngo iyo kopa umubiri uri kugenda ukurura ukuye muri ibyo byuma itazaba nyinshi mu maraso igahinduka uburozi. Icyo ngira ngo kirumvikanye neza cyane. Umunyu ukurikiyeho ni florine. Florine ni umunyu nawo ukenerwa ku rugero rwawo, ukenerwa cyane cyane mu gutuma amenyo agira ubuzima bwiza, ndetse n'akace kabengerana kari inyuma y'igufa, uyu munyu ni ugakora, utuma kabaho. Kakantu kabengerana kaba ku menyo n'akabengerana kaba ku magufa, uyu munyu ugakora. Kuva rero ngoyo ubuze havuka ibibazo by'uko karaga gace kabengerana ko ku magufa kadakorwa, kandi bikavamo ubwo n'uburwayi. Iboneka mu biki? Mu binyampeke, cyane cyane mu muceri wuzuye, no mu mboga z'icyatsi kibisi, ndetse no mu bibabi bya tevere niho ibonekamo cyane iyi florine. Urugero ikenerwaho haba ku bana n'abantu bakuru ntirwavuzwe,
iyo ibuze ku rugero rukabije amenyo aravungagurika kuko aba adafite ka kantu nyine kabengerana kayarinda. Iyo ikabije cyane ikaba nyinshi cyane amenyo arashirira, nabyo ubwo bikahinduka nyine uburozi. Amenyo arashirira, nibwo babana muzasanga amenyo yarashiririye, akenshi aba ari fluorine yabaye nyinshi cyane cyane ko ndetse no mu mafi ibonekamo. Nyuma yo kureba umunyu wa fluorine tugiye kureba noneho iodine cyangwa se iode. Uyu munyu wa iode nawo ukenerwa ku rugero rwaho, ni umunyu nawo muto ukenerwa ku rugero ruto, ariko ufite umumaro ukomeye. Ibyo byumvikane neza. Iode ni umunyu ufasha inyama ya tiroyide iba hano mu muhogo gusuka umusemburo witwa thyroxine. Kandi ni wo munyu ukoreshwa mu gutuma iriya nyama ishobora gukora inshingano zayo zose. Iode rero ibikwa muri iriya nyama ya tiroyide, akaba ari ituma n'itunganywa ry'ibiribwa turya cyane cyane mu gutuma umubiri ushobora gutunganya ibyo kurya bigutera imbaraga bikoreshwa neza. Ni nayo ituma umwuka wa oxygene ushobora gukoreshwa neza n'inyama z'umubiri w'umuntu. Ni nayo inatuma isukari ishobora gukoreshwa mu buryo bwiza n'umubiri muri rusange ndetse n'ibinure. Ni wo munyu utunganya imbaraga kugira ngo zishobore gukorwa mu mubiri, kuko nyine niba amasukari yashoboye gutwikwa ariyo yitwa glucose, aboneka imbaraga umubiri ukeneye. Ni nawo munyu ushinzwe kugenzura ibiro umuntu agira, kuko kuwugira mu buryo butari bwo, kuwubura ushobora gutuma umuntu agira ibiro byinshi bitari ngombwa.